naricaye ndababwira ngo umuntu witwa Pastor Hakimu ntabwo ari umukozi w'Imana, abantu mu ntera amabuye. Rega twe tutarabimenya shaho. Nagiye gusura umuntu witwa Yampano ngenda ngira ngo murabizi mwese abantu bari kuri live yawe mwarabyumje. Iki nje kuvuga ibintu Yampano yambwiye ngo nzabibwira abanyarwanda, niyo mpamvu nacunze ijoro rigeze ndaza ndaguhamagara ndakubwira ngo ngwino iyi live muyisharinge nyabona amatiku yaje kubera yuko ntago ngenda nshyigikira amafuti. Pete Hakimu yakunze umugore wa Yampano. Ntabwo macha gufata side uwo mujene abo bajene babiruvuze bombi urimo kunyumva bageziye muri yo Canada uvuga abanza baguhura nabo ndavuga nti katika jina la Yesu Godfather mfite uburanga buke muramutse mumbonye mwakwiruka nanga kwirukana nabo the proof ariko Franco uravuga ngo muhiki mbabarira unyumvire umuntu wagize uruhare rwo kunga abo bantu baraguhamagaye ngo ngwino duhure urabyanze. Ndakubwira impamvu kugira ngo badatekna advantage ahubwo emereka ndakubwira impamvu kabikubwire muhungu wanjye kabikubwire kamubwira impamvu urukumva impamvu ni turi kumwe ntabwo ibyo nkora mbikora kugira ngo nshimwe cyangwa mbigitangaza never guhura n'abo bantu uretse gato nari ngiye kwishyuza ngo bampembe banshimire reka nze ngusobanurire igihe cyose ibi bintu igihe cyose muzuba ko ibi bintu bikora abantu babikora kubera amaramuko urimo kunyumva ntabwo ari byo mwana ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo mubaze ikintu kimwe niba Debena nyishyuye yaranyishyuraga bivuze ngo afite all information zanjye siko bimeze reka turi kukumva nare niba twarahuye bakaba banyishyura bisobanuye ko afite all information zanjye siko muri kubivuga none abo bantu ko ubizi ntawe njyamarana nawe kabiri niba afite the all information zanjye bigenda bite kugira ngo igihe ndi kunenga ibyo bakora ko batankira hanze kandi bafite the all information zanjye nuko The Ben na Bruce badafite time yo kuza nyine kwirirwa bavuga kuri Godfather. Ntabwo rigeze ukura uracyari wawe niwe hosting agakaryuri Godfather nasabaga yewe gato y'ijambo kugira ngo mbaze Eminyawe nk'umunyamakuru. Ntabwo ari umunyamakuru ni impuguke ibyo bintu byo kujya bafata abana bayitubuka kugira abanyamakuru niryo kosa nta kibazo ni impuguke mu mpereza umwanya uretse gatoya akantu kamwe Emi niba wibuka neza Godfather ntabwo yatangiye aburanira Yampano amavideo yasohotse arimo kumusabira ubutabera icyo kintu urakibuka Godfather kameze nk'ikire Yampano ubutabera nka Godfather uruhamba narufashe hari undi muntu uzi wasabiye Yampano ubutabera nka Godfather ariko nyumvira none se umubyeyi wawe nagakosa nyuma akakujugunya ariko uzuko ibintu none se bikuraho ko yakonkeje nibi bikura ariko nago bikura ko yakujugunya none se nyine kutavuga ko nibura hari mbere yuko aya makosa agaragara ko yayakoze tutavuga ko nibura yatangiye amuburanira erega ibyo sina nanjye natangiye mubwira ngo ntaga agira ibibi gusa ari kabano nawe uri kuzana uri kuganira nawe reka twumve Jay Baba impuguke Jay Baba impuguke Jay Baba habari za busubuhi ni njema habari zako nashakajewe kubaza uzi kese ya Wizo akubita Sandra Teta ndayizi mwaba mwarayikozeho muri gutabariza Sandra Teta yego mwumvaga ko biri ngombwa ko uwo muntu ahabwa ubutabera uwo mukobwa cyane 100%. Okay uzi kese ya Puff Daddy wo muri Amerika PDD ufunzwe right now yego yakozwe nabande nabanyamakuru cyangwa naba influencer cyangwa byagenze gute abenshi naba influencer kuko ari byo babizanye barahimutse bagize neza ntago bahimutse okay none niba abo bantu batarahimutse hakaba ari abantu b'inzira karengane baba baragerageje baba barabonye ubutabera unenga gute umuntu nari gusakuza
unenga gute aba influencer bashobora kubona ikibi cyangwa bumvise ikibi bagatungaho itoroshi kugira ngo ibibi ntibyiyongere mu gihugu, ibyaha ntibyiyongere mu gihugu, noneho ahubwo mugasa nkaho aho gufasha inzego z'igihugu mugasa nkaho ubwo mushaka gucecekesha abo bantu bashaka gukumira ibibi, bigasa nkaho abantu ari bashitani kurusha abanyabyaha. Ni ikibazo nari nkubajije. Mike yarafunze Emi. Sinzi bayanyumvise. Byose ibintu wavuze nakumvise. Okay. Sibyo? Usubiza. Twebwe hano twebwe ikintu ngiye n'uyu munsi ngarukaho n'uyu munsi napfana nacyo. Uri kubyumva? Hari urabona nk'abantu bose bagiye kuri Puff Daddy ibintu byose bavuze. Babaga bafite ibimenyetso kandi kuko ukabona ko ibyo bimenyetso biri real. Uri kubyumva bro? Ariko hano Godfather iyo abonye nyine inkuru n'urugero yaba yizi yaba atayizi arayishusha kuri rwa rwego na wa muntu aza gakora iki akaba yakwanga wa muntu cyangwa se akaba nawe yatwara ibyo bintu uko nguko. Kandi Godfather ntiyemera no gukosorwa ngo amenye ngo nimba ibyo bintu nabonye ukuri kwanjye nageze kuri tele nkabimubwira atsimbarara ku kuri kwe. Uri kubyumva? Yego. None ikibazo mbaza, Godfather hari umuntu yari yafungisha we agatuma inzego zibishinzwe zifunga umuntu zimurenganya kwe. Ntabwo Godfather ari amategeko. None Godfather umurega ikihe cyaha? Uzi icyaha murega? Avuga ibyo atazi. Akavuga ibyo atazi, okay, nk'umu influencer akavuga ibyo atazi, icyo ni icyaha. Yego. Ibyo ngibyo ushobora kuvuga ngo umuntu yibeshye, ariko icyo gihe ibintu iyo bigiye mu mategeko hari umuntu Godfather yari yafungisha nyine nibyo ndi kubaza. We nkawe kavuga ngo ibi yafunzwe, uyu muntu yafunzwe kubera Godfather. Erega umuntu ashobora kudafungwa ariko public kanga umuntu kubera ibyo umuntu yamuvuzeho. Public ikanga umuntu kubera ibintu umuntu yamuvuzeho. Iyo ngiyo aba ari conflit personnel, aba ari intuza, aba ari personal conflict. Iyo bari personal conflict nta n'umuntu ushobora ukwiriye kuyigenderaho. Iyo ngiyo ni ibibazo Godfather bafitanye n'umuntu. Reka nanjye ngurugero ndazizi nyinshi, reka nanjye ngobaze je izo Godfather yagirana n'abantu ku giti cyabo, ibyo biramureba. Ariko turavuga ku bintu bijyanye na turagenda n'ibintu bijyanye n'ubutabera. Turareba ibintu bijyanye n'ubutabera. Ubundi ngewe nkora inkuru z'ubutabera. Uri kubyumva? Yego. Ntabwo wakora no uzazana ntabwo wakora inkuru z'ubutabera uri ikigoryi. Ntabwo bishoboka bro. Ntabwo wowe ufite capacity yo gukora inkuru z'ubutabera ujuzi bagahawe. Oya buretse Godfather ubwo ngubwo nari se ugatinyuka gukora inkuru z'ubutabera wowe. Nawe uri ikigoryi nge ntago uzankanga wereka maze kubwira. Wowe uri umuntu ushaka kuzanga ukava gukora reka Emi. Nta soni wowe educated idiot nkaho ukava gukora inkuru z'ubutabera nta soni. Oya. Nanjye uri Jesus. Godfather ihangane, nge nashaka ngo twirangizanyirize na Emi. Nicyo kintu nari ndi gusubiza. Nacyo kabanza yumve. Buri gihe cyose yo Godfather umuntu azanye point. Person conflict ntago ajya yemera. Person conflict ngewe ubwanjye ngewe ubwanjye na Godfather twagiye twesurana inshuro nyinshi, right? Ibyo ni ibintu ibi abantu se babura ikintu bagonganiraho, abantu bahorana baganira bahorana ntako mwabura ikintu mwagonganiraho, sibyo? Ushobora kuvuga ijambo rikamubaza cyangwa akavuga ijambo rikambabaza, urumva? Ibyo ni ibintu biri personnel. Ariko noneho turareba hari ikintu mushaka gufata Godfather mugashaka kumurutisha Murangira Thierry, mugashaka kumurutisha umukuru wa RIB, agasa nkaho ari we ugenza ibyaha nkaho akorera RIB. Godfather niba ari umu influencer akabona inkuru, ese Godfather influencing nde? None saba abantu igihumbi nabangaye bari ahangaha. No nsubiza. Uzi kimwe umu influencer bivuze iki? Umu influencer bivuze iki? Okay, we uretse gato Emi. Ubu none wari ku rukiko uretse gato Emi nkubabari. Ufasha nde?
Tega amatwi. ufasha nde we influencing Umva wabutu nawe nyumva gato yano. umva Wari nawe ku rukiko. wamwoyo we banza unyumve Ndakubaza wari ku rukiko. ntabwo ndi babana Wari ku rukiko sibyo? Ndakubaza umva wamasewe. Ninde muntu influencing Ndakubaza uri ku rukiko. Niho ndimo ndagenda ngiye kwa urubanza rurabaye cyangwa bararusubitse ruzaba kwa kabiri. Barusubitse ruzaba kwa kabiri nje ndi umwe influencer nk'ubu ndimo ndakubwira ibintu wumva uteze n'amatwi. Okay. Urubanza ruzafungurwa ryari? Bazarusoma kwa kabiri. Impamvu batarusomye ni iyihe? Impamvu batarusomye ni ikibazo cya systeme z'inkiko zihari. Nukuvuga ngo nabandi bose niko bigenze cyangwa niko cya Mpano wenyine? Oya nabandi niko bigenze. Nukuvuga ngo uyu munsi nta rubanza ruza gusomwa bitewe n'ikibazo cya systeme. Yego. Okay, bantu mukurikiye Godfather ngayo nguko icyari kiduhurije aha ni ibi Listen to me, Emi. Influencing, uretse gato. Ntega amatwi ngusobanurire. Wait a second. Ceceka gato. That is gonna show you nukuvuga ngo urimo kunyumva. Ngaho imagine toi. Godfather wambabari nkamubaza aba influencer. Ngira top 5 y'aba influencer. Uretse gato. Wambabari ukagira imana. Ubwo ukeneye uretse gato ukeneye ngo musubize ikindi kinyuma yuko amaze gusubiza. Wambwire the top 5 y'aba influencer bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakurikirwa ari nk'abangahe twumve abo we yemera. Kuko numvise ku influencinga no gufasha. Ntega amatwi ntabwo Emi abantu bamaze gufollowinga ni 200 ndumva babahagije. Urumva muhungu wanje ntacyo ntazagukorera. Waretse akambwira ubufasha tusigare dusesengura. Ubufasha na influence n'ubufasha ari kubyitiranya. Reka nze nkubwire Jacques urukunyumva ibi bintu cyangwa aba bantu nge aba banyamakuru please mukomeze munkoreho ibiganiro mukomeze mukore biragurisha humura umuntu uri kwanga coin ngewe nta urimo kumva mukomeze munkoreho ibiganiro mu bukore uko mubishaka urimo kumva ngewe ndagufana ariko umunsi waretse ibintu by'ubuginga uzaba uri umuntu wa danje. Emi uri gukora ikosa ryo kuntuka wikomeza. Oya kandi none se nge wandirimbiraga ngewe kumfana reka nze nkubwire kuko ntabwo mbabarira harabanje cyo gufana ahubwo ikintu ngusaba urimo kumva ndagusabye ndashaka kumenya ibiza kuva nturi kwerekera muri ntuza muri conference ya Melody na Debeni. Uone hongiye papa. Urakoze cyane. Nugerayo ndaza gukendera ko uretse gukendera ko wambaye nk'abuzukuru ba Museveni Godfather imihondo. Ngo yelo reka kubizukuri muje mwambara ikintu gifite warebye. Ariko jewe nashaje gusa bwa nyuma please. Genda uje kureba uretse gato kamabera umuzarwa. Genda uje kureba ikintu bita grief. Wa mbere ni eminyawe, wa kabiri ni eminyawe, wa gatatu ni eminyawe, wa kane ni eminyawe, wa gatanu. Pastor narya ni Prophet Joshua ndabona mwanganyije umunsi. Uretse gato Emi ntega amatwi. Emi uranyumva? N'abandi bantu bakurikiye inkuru nakoze kuri ya Mpano urimo kumva still n'ubu ngubu twari turanga ariyo uretse gato ariyo baje kumva. Tega amatwi. Saba imbabazi. Kibazo rero bana we nicyo mfana social media n'umuntu utakugize ijambo kugira ijambo. Umva nkubwira umusa. Nukuvuga ngo n'uyu munsi mbyutse mu gitondo urimo kumva tukabisubiza inyuma. Uburyo nakozeho ya Mpano inkuru nakungana nkayikora nkuko nayikoze. Urimo kumva? Naga ariko wayikora. Ndakubwiza ukuri kuko wari uri mu cyumweru gitize n'iki cyumweru naga ariko kimeze. Ndikukubwira n'ubu ngubu ntega amatwi. N'ubu ngubu ndikukubwira twahuruye kuko turashaka kumenya ya Mpano aramanuka. Urimo kumva? Ya Mpano araza kumanuka cyangwa arataha mu rugo. That's why we are here. Urimo kunyumva? Iyo uvuga ngo siko nari imeze. Urimo kumva? You have to know exactly niki kijambere. Nuko Imana abantu bari hano abantu bawe bagukunda ari akantu kahindutsemo. Urugero karahindutse. Uretse gato Emi uravuze ngo mwahinduye Godfather. Wowe hari ikintu cyahindutse. Wakitubwira? Nawe irebe mu mutima. Uzi ikintu cyahindutse kujya werekana inkweto wambaye bizarangira werekanye n'isura singaho niberi. Nuko ntabwo uramenya.
igihe yerekaniye inkweto ubuse ageze yerekanira inkweto Emi nyawe Emile arimo kwijijisha nandukanyiriza influence ku influencinga no gufasha bisobanura ibyo byose wambwiye uri kubyumva ariko Sanjake nawe buriya warayobye ubu koko urashaka reka nkubaze urambwiye ngo Emi azi definition icyo kintu uri kumubaza agifite definition ashobora kugifata akagitondagura abantu musavuga ngo ninde Godfather yari yafasha Emi ndongera kugukenera ugeze muri conference ya nani ya Melody niho ndibuze kugukenera urimo kumva ariko ejo bundi ndagushimira hari umwana wishyuriye inzu nga aratangiye urumva ko ari ubufasha subwo ngubwo ibyo nibyo bavuga ngo bakakegwa ryo bwo ngo kirashaka jewe nabibabwiye ko ibyo nibyo bavuga ngo giving dutekereze ko uretse gato reka nze mvume heza ngo ni nyagupfa ubagiye kuvuga ko ari ubona akoresheje nkamwishyura abakana hari utwana amaze iminsi yishyurira inzu uzabaze sha reka nze nkubwire we Emi ifaranga rya Godfather urimo kunyumva uretse gato ifaranga rya kuri WhatsApp nyereka ndebe hari video ngiye kuguha umwana uri kuvuga ngo wamwigishije indi strategy yo gusaba bushyashya tega amatwi utabe urubanza barusubitse umva nkubwire we Emi reka nkubwize ukuri bro ngira ndakumva amafaranga ya Godfather kuyarya bigoye kuyabona amafaranga ya Godfather bigoye kubona amasohoro y'akanyamasyo ntabwo bigukunda ntabwo ngiye wantayino ntabwo ngiye ntanga amafaranga bro nakubwiye amafaranga yanjye amafaranga aramvuna I'm not that person nakubwiye ntabwo ndi nguri inzira nta nubwo ngiye ngomba kugura amakuru nyabona kuko mfata umwanya wo kurashakana nacyo nyashakamo ntabwo ngiye ndi umuntu ushobora kugura amakuru nakoze space zingahe 2020 nani Elon Musk gitangira guhemba abantu kuri Twitter nakoze space zanga zishishikariza urubyiruko rw'abanyarwanda uburyo bashobora gukora amafaranga abari basigaye banashyiraho y'inkangu ifite amahemba ngahe we urumva we Emi nujya kureba hano ibi muvuga ngo hano amakoyinije nkimara guhembwa nkimara kubona ko nshobora kubona umushahara wa Twitter nkabona $3,000 by'amadolari nabyeretse abantu ndavuga mwa rubyiruko ni etero uretse imodoka cyakubera amakoyine ya TikTok urimo kunyumva we Emi imodoka wabwije ntega amatwi ntabwo ngiyewe nshobora kumara umwaka nahinduye imodoka wanjijiwe urimo kunyumva uzanabaze uretse gato umva wabutu nawe ndanakwibutsa none Emi wa TikTok ntuyiriho kutayihinduye uretse gato we Emi yo urabona ariko se twisanze ahantu gute Emi arabyica gato ahantu ndi Emi kireke gato we Emi mu gihugu mbamo ntabwo tugura imodoka sha igihugu mbamo ntabwo tugura imodoka uragenda ukayifata ugafata inshaka bivuze ko uri mu ideni nyine uzicira ku bukoyini bwa TikTok none urakoze cyane ngaho nkandaho so icyo mvuga ni kimwe n'iki ngaho nkandaho mwana Emi nyawe nawe bakuyanga amatiku ufiki na muyoboke merci ariko no ibintu muzanye se kandi ntugafate manager w'ibiho byose ngo bihuze n'ibibonetse byose ariko se ni manager w'ibihe byose mu biki munyereka ahantu uretse gato hari ahantu mwabonye harajya asubiza iyi mbeba aho rero no mukorera amakosa iyo vuga ngo bapfiki Sanjake iyo uvuze ngo bapfa iki urimo kunyumva nta kintu bapfa uyu nguyu amwurira nk'ukuntu bafata ku mavuta bamwuriraga icyakora uyu nguyu yaramwubahuka uramwubahuka ariko ibintu uzakora uretse gato ambashije ikibazo reka musubize ntabwo nemera kugisubiza nakikoze mu bundi buryo nakikoze mu bundi buryo kubona ibintu ariko ngomba kubibona je manager w'ibihe byose mu Rwanda yitwa Clement niwe mfata kuko uzamanza umenye no kuvuga izina ntabwo ari Clement yitwa Clement nibwo kanyumvishe J Baba wari kumubaza kino kibazo muri ubu buryo wari kumubaza ngo urimo kunyumva ni nkuko kabano mufata nk'umuntu wambara neza mu Rwanda wari kumubaza ngo ushingira kuki urukumva ushingira kuki wubahuka umupapa muyoboke
niba ngo mupfiki ntago batangana batari muri kariyeri none se reka nkubaze none J Baba ko ari mwebwe mukora amakosa wabwira uvuga ngo upfiki na Muyoboke none se abantu Muyoboke avuga kuri uyu muntu yari gutubwira ibyo ngibyo nari kumubaza ko batari muri kariyeri ntago bari muri kariyeri zimwe ntago bari muri kariyeri zimwe ntibangana mu myaka ntago ari ukuvuga ko nanga Muyoboke erega mwe mubifatamo muba mushaka ngo Emi nugera ku rukiko uze kugaruka ngo uruvugiro urumva mwana wanjye